Shalom 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 bene data shalom bakundwa muri mwese Yesu Kristo mwambishije byose nashimwe ahabwe icyubahiro. Turi gushima Imana ku bihe byiza twongeye kugira kugira ngo twongere tubane kuno munsi tariki 23 kwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Ni bihe byiza twongeye kugirirwa ubuntu Imana bituhaye, twongere duhure tuganire akanya gato iby'Imana idukorera, ubuntu bw'Imana uko bana natwe. Uno munsi uko twatumaze iminsi tutari mu kiganiro ko ibintu n'indi mu byinshi njya mpana n'ibibazo byinshi nkaba bize biteye ubwoba kandi atari bibi, bandi mu bindi by'ahandi hantu mu miryango iki nkabura umwanya wo gutegura ikiganiro, ariko nshimira Imana ko yongeye kudushoboza uno munsi nkanongeye kubona kano kanya keza kugira ngo tubashe kugira icyo twaganiraho mu mwanya muto. Ariko nta kibazo kumbanzi ko abantu aho turi aho muri turatimo twumva ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana rigiye rinyuranye ahantu henshi hatandukanye, kuko ubu ijambo ry'Imana ari mu mihingo yose. Tujya twumva tujya kuri za YouTube, Facebook, tukumva hose ijambo ry'Imana tukamererwa neza, ibintu bikaba amahoro. Amena. Uno munsi rero ashaka tuganira ku ijambo rito, ijambo ry'ukuntu twamenywe n'Imana. Amena. Ukuntu twamenywe n'Imana, ukuntu Imana yacu idukunda, itugira neza, kubera urukundo yadukunze mu bihe birebire cyangwa se mu gihe kirekire twe tutazi nk'abana b'abantu. Imana idufashe cyane. Ijambo nshaka ko dusangira ni ijambo ryanditse muri Zaburi 139 kuva ku murongo waho wa 16. Amen. Ano murongo nshaka ko tuganira kuno munsi uburyo bw'urukundo Imana dukunda. Ko ni Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ivuga ni ya Dawidi. Murazi Zaburi ihagaze kuri Dawidi, umwami Dawidi ihagazeho cyane, ariko nkuko Imana tubwira abana batubanjirije nababaye inkingi b'ijambo ry'Imana, murabizi ntabwo tujya tuvuga ibintu byinshi, n'abantu babaye inkingi ijambo ry'Imana. Nuvuga ko nibo badufashije, babayeho bahaga ijambo ry'Imana, Imana ibahagaraho ibaha message tugomba guhabwa, ijambo ryayo iraritanga batugezaho mu myandikire nk'ingi dufite no munsi. Tugiye gusoma rero Zaburi 139 kuva ku murongo wa 16. Niryo jambo rito shaka tuganira uno munsi mwiza, umunsi w'igikundiro, umunsi wuzuye ubuntu n'imbabazi, kuko murabizi ko iyo tugeze ku munsi nk'uwo unasoza icyumweru n'ubuntu n'imbabazi twagira n'uhoraho Imana, kuko iminsi bitambutse icyumweru kiba kigenda bene data bahatambutse benshi, ariko twe tukagira ubwo buntu tukahagera. Impamvu tujya dushimira Imana ko Imana urakoze kubwa akanya keza bashe koga kutubashisha kugera ku mwanya nk'uyu nguyu. Amena. Yewe batambutse ari benshi kandi benshi bakoze imirimo myiza, benshi bafite uburanga, ariko twebwe Imana ikatugira ubuntu kugira ngo tutuge mu kabazima. Bivuga ko iyo duhawe uwo mwanya bako hari ikintu Imana ibidushakaho ko tugomba gukora tugahindura muri twe. Imana itugire neza. Reka dusomere mu izina rya Yesu kuva ku murongo wa 16. Ni ijambo rivuga ngo nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe. Amena. Tuvuye ku murongo ngo nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga. Ijambo ry'Imana tubwira ko ngo tutaraba isoro mu nda z'abamama Imana yari ituzi n'Imana y'urukundo n'imbabazi. Ntabwo umwana muntu ukagira ubwoba ngo ntukihebe, kuko utaraba n'urusoro mu nda yanyu ko nari inkuzi. Amen. Yari ituzi. None hano ngo amaso yawe yarandebaga. Amaso y'Uhoraho Imana tutaraba n'isoza mu nda z'abamama, hari ahandi hantu yatureberaga turi. Niyo mpamvu n'uno munsi umuntu akwiye kwicara avuga ati mu bibazo mpora nabyo kubera ngomba kwiganyira nkajya mu bibazo birebire nkibaza byinshi, kandi amaso y'Uhoraho Imana cyangwa se ijisho ry'Uhoraho Imana rindeba rinzi. Ese Imana inzi ntaraba urusoro mu nda ya mama
ngo nkiri urusoro ahantu nteretse nje kuba n'urusoro mu nda ya mama kijisho rye ryandebaga none si uyu munsi rwo ryarinyibagiwe oya ntabwo ryamvuyeho rikuriho niyo yambaze ngomba kuri kumwe ngo ryarandebaga. Amen. Ngo mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose. No kuvuga ko umaze kuba urusoro mu nda tumaze kuba isoro mu nda za ba mama iminsi yacu yanditswe mu gitabo. Amen. Ngo iminsi yacu yanditswemo mu minsi yanjye yose. Bako iminsi yo kubaho kwawe yahise yandikwa umaze kuba urusoro mu nda uzavuka ubeho gutya kugeza kuri wa munsi twanga umuntu yitabye Imana. Iminsi yacu yahise yandikwa. Niyo mpamvu mwene data iyo ubonye umunsi ntukigangire ngejo. Niyo umunsi ufite hari umunsi Imana yakongereye ibifite byinshi nabyo yateguye bigomba kubaho. Amen. Ikabigenza neza kugira ngo tube amahoro mube amahoro cyangwa se mba amahoro. Amen. Iyi kubera ko ituzi bene data mu bihe birebire igihe tutazi uko kingana. Imana idufashe cyane. Ngo kandi ngo yategetswe iyo minsi yategetswe itarabaho n'umwe. Bivuga ko iminsi yacu itarabaho n'umwe. Kuri Imana ivuga ngo wumve ko Imana ikuzi mwetaguye kwiganyira cyangwa ugira ibibazo ujye utekereza byinshi abo ikwiye gomba kuha Imana. Iyi minsi yacu Imana iyizi yayiteguye mu gitabo cyayo ngo itarabaho n'umwe. Nabiryo umuntu avuga ngo dufate katuvuge ku bantu bakuze aho umuntu atabarutse ngafite reka tureke imyaka yo hasi katuvuge y'ubukure ngatabarutse afite imyaka 98. Amen. Iyo myaka 98 uvuga ko Imana yayiteguye atarabaho n'umunsi wa mbere. Amen. Wumva ko Imana ikuze udakwiye kwigangira mu bintu byose ubaho. Niba umaze imyaka umuntu yitabye Imana afite imyaka mvuze hari nabitaba ku munsi umwe 2 3 ariko reka tuvuge ku myaka myinshi nibura reka twuzuze 100 ko hari abantu bagira amahirwe yakageza imyaka 100. Niba ya muntu yujuje imyaka 100 ni muri kino gihe imyaka 100 wiyigeza ariko imyaka y'abakera 100 na 600 400 na 900 barayigezaga. Reka tuvuge muri kino gihe cyacu imyaka 100. Biva kuri ya muntu agejeje imyaka 100. Ijambo ry'Imana tubwiye ko Imana yayishize yanditse mu gitabo cyayo ngo kandi ngo hatarabaho n'umunsi n'umwe mu minsi yo tuzabaho. Biva ko Imana muri cyagiye cyo kutumenya turi soro tutaza no kuba mu nda za ba mama hari ahantu yari ituzi. Hano hari twari turi mu isanzure tutazi ryari ryo. Amen. Tutazi ryari ryo. Niyo hantu Imana yari ituzi. Ni naho yateguriye iminsi yacu yo kubaho. Niba tuza kuba isoro mu nda za ba mama iminsi yacu yo kubaho yaramaze gutegurwa. Niyo mpamvu burya nupfiriye mu nda burya ari kurya byarapanzwe kuko iyo minsi Imana yiteguye ataraba urusoro mu nda ya nyina. Kuko ijambo ryayo tubwiye ngo twamenywe ko tutaraba n'isoro mu nda za ba mama n'iminsi yacu yandikwa mu gitabo mbere yuko habaho umunsi wa mbere. Amen. Ngo yakege ngitarabaho n'umwe iyo minsi itarabaho n'umwe. Tuva ko nta munsi wa mbere urabaho. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu twe kwiringira Imana mu byo tubaho byose. Yego turavunika tukagira ibibazo bikatuvuna hirya nino bikaducanga nyine nk'abantu ariko twumve ko Imana niko ibigenza kuko ivuga ngo ntuzi utarabuse mu nda ya mama wawe cyangwa mu nda za ba mama kandi iminsi yayo kubaho yose nyizi utaraba iminsi waba uri utarabaho n'umunsi wa mbere Imana ni kwituza. Amen. Binavuze ko mwene data abantu bajye bemera ko ijambo ry'Imana ari ryo kuri. Niba Imana ituzi tutarabise mu nda za ba mama rifite ahantu ituze kategura iminsi yacu yo kubaho kwacu. Niyo mpamvu ugomba kumenya ko niyo tuvuye muri buno buzima hari umuntu avuga ngo yitabye Imana hari ahandi hantu hari yindi se cyangwa se arundi buzima tujyamo nyuma y'ubu ngubu. Kuko urumva Imana yari ituzi tutarabisoro mu nda za ba mama ngo tuze turi no buzima buri life tubona n'amaso ku maso. Ariko arahandi hantu twari turi tutaraza kubonwa amaso ku maso. Bivuze kandi umuntu ngo yitabye Imana cyangwa se yatabarutse biterwa no kantu barimo babivuga. Bivuze ko nuriya munsi yugeze tukava muri no buzima bwo kubona amaso ku maso hari handi hantu tuba tugiye kandi Imana igakomeza kuturebesha ijisho ryayo nkuko ijisho ryayo ryatumenye ryaturebaga tutarabaho ngo tube n'isoro mu nda za ba mama. Amen. Tegeza gate ko turabyumva mu buryo butatu. Kubaho
ubuzima Imana yari ituzi imitegura n'iminsi yacu tutarabisora mu nda z'aba mama, tukaza tukabaho muri buno buzima tubona amaso ku maso, none bwakongera kurangira tukajya ahandi hantu tongera kubona amaso ku maso, ubwo tujya mu bundi buzima Imana iba yateguye izo kundi yabiteguye mu migambi yayo. Kandi ubwo naho ibishusho Imana rizakugumaho, rizatugumaho nkuko ryari turiho tutarabaho muri buno buzima. Wizere Imana, Imana yacu izatubana nacu bihe byose. Kuri 17 ngo Mana ngerega ibyo dutekereza, ibyo utekereza ni iby'igiciro kuri jye, erega umubare wabyo ni mwinshi. Amen. Ni nayo mpamvu ijambo ryakomeza tubwira ngo ngiye Imana yacu n'ibyo dutekerezaho, ibyo dutekerezaho ni iby'igiciro, ni iby'igiciro kuri njye, ni iby'igiciro kuri wowe, ni iby'igiciro kuri twembi. Amen. Kuko idufitiye urwo rukundo, inadutekerereza neza, inadutekereza ibintu by'agaciro. Niyo mpamvu iyo tunasenga dusenga Imana tugasaba dusema ati Mana ngiye nsabye nk'umwana w'umuntu, ariko iby'igiciro byawe byo nabikwiriye kandi bimpagije kandi bituje rwose, birimo amahoro, ibyo wanteguye barimo amahoro, aba ari ibyuma ku munsi mushya umpaye ngezeho. Amen. Niko umuntu ajya akora isengesho, niko aba ari ibintu Imana yaguteguye, aba ari iby'igiciro. Twebwe twitwara imigambi, urazi ko tujya dukora imigambi ibintu bimwe bidutesha umurongo bikaduteza ibibazo, ariko Imana imigambi yayo yaduteguriye iyi dushe mu bikorwa tuyihaye bibabi amahoro, aba ari imiteguro myiza cyane. Ngerega umubare wabyo ni mwinshi, kandi umva ngo ni mubare wabyo ni byinshi. Bintu Imana yategura ni byinshi, ni byinshi mwene data mushiki wanjye tuba turi kumwe muri kino kiganiro, ni byinshi, ni byinshi. Imana yacu ikabigenza neza. Ngo nabibara, ngo ngerega n'umubare wabyo ni mwinshi, nabibara biruta umusenyi bwinshi. Umva hano umwana uko nese avuga ngo nabibara, ngo dushaka kubibara ibyo bintu uko bihingana. Amen. Ariko kubibara kwabyo ntavuga ngo ni 1 2 3 4 5. Ngo biruta umusenyi bwinshi. Reba umusenyi wo ku nyanja, umusenyi wo ku kiyaga, umusenyi wo ku migezi, ngo ni byinshi biruta uwo musenyi. Umva ni kumwanditsi, ni kumukozi w'Imana yazavuga ngo nabibara, nubwo buryo yabibazemo, umva ntibigira umubare, ni byinshi, ni byinshi cyane. Ari ni ijambo ryiza ngo nabibara, ngumva ngo nabibara, ngo mbikubwira umubare wabyo, ngo biruta umusenyi, biruta umusenyi bwinshi. Iyo nkangutse turacyari kumwe. Amen. Imana tugire neza, Imana idufashe. Wowe muri atahuri iby'Imana gutekerezaho ni iby'agaciro, ni byiza, ni byinshi cyane, kandi bibere rwose bifite uburyohe ku buryo kubikugezaho yibwijeho amahoro. Imana yacu ko ni nyamahoro, ni y'urukundo, ni imbabazi ibihe byose, ko ibintu byayo byose, ibintu byose ijambo ry'Imana tuvuga ko biri mu kiganza cyayo. Ubyumve, biri mu kiganza cyayo, ibyishatse nibyikora. Impamvu bivuze ngo nijye wica, nijye ukiza, nijye umanura ukazamura, nijye ugira umwami, ibintu byose nibifite. Irakenesha, igakirisha umuntu agakira, igakora ibihe bikagenda binyuranye. Umwanditsi n'umuririmbyi nibo bavuze ngo nta wayibaza ngo ibyo ukora ni ibiki, kuko Imana ifite gukora ku migambi yayo, kandi ijye dukora ibintu byiza, ikavuga ngo nzana gukora ibyiza, ngo nta mwana w'umuntu nciyeho, nta muntu ngije umugambi. Niyo mpamvu iyo dutegura ibintu biba biri amahoro. Icyo dusabwa rero bene data, inshuti bakundwa, tujye tureka Imana yacu ibe muri control y'ibyacu, ibintu bigende neza, ibintu biba amahoro rwose bishimishwa. Niyo mpamvu ngura nti icyubahiro cy'Imana kijye kwebe byose, ko turabatanga ubuhamya, dufite ubuhamya bw'Imana ikora, kuba wayizeye ko Imana ibanga iyo yizeye ukayiha umwanya muri wowe, ibintu byose ihita bigenza neza, bikaba amahoro rwose, ibintu bikaza mu mutuzo, bikaza nawe ubwawe ukishima, ukabona ko Imana yakoze umurimo ukomeye. Reka mbifurize kugira kino cyizere, kwizera Imana yacu ukuntu ituzi kuva muri ibyo bihe no muri za bihe bizaza. Ntukiganyire, ntukagira ikibazo, ahubwo mbese ujye uha Imana, Imana ukunzi muri ibyo bihe byombi, ibyashize n'ibyo ndimo, ukazamenya no bihe bizaza. Ibintu byose ndabiguhaye, ndabigushikirije, jya muri control yabyo, ibintu bigende neza. Yesu Kristo umwami wacu byose abamugisha, kandi akomeze abagire neza, abiteho mu byanyu,
abanyu, imirimo yanyu mu mpande zose, hano Amerika, i Burayi, Afurika, Aziya, Australia, abantu bose Imana ibagire neza kandi ibarwiriza urukundo muri mwe ibihe byose. Shalom, shalom. Ubwo tuzongera ubutaha tugera twungurana ibitekerezo ku ijambo ry'Imana akanya gato kugira ngo duhugurane ku ijambo ry'Imana, abantu guhugurana twibukiranye tujye tubana kugira tutizanye umurindi wo kujya dusoma ijambo ry'Imana gusa, icyo gikuru. Imana ibamugisha kandi Imana ibagire neza. Amen.